uni Patrick daddy wa daddy wa daddy Patrick ukintu muziho byinshi muziho byinshi iwe twara n'abanyiga ya umuntu uri sociable biteye ubwoko rwego wo ku rwego umuntu ukunda guseka umuntu ugira umutima mwiza yo guha n'ibyiwe byose cyane pe kubera umutima agira jenza nibuka igihe kimwe twakaza je kugeza n'ubu tuza twambarana ibirato amashati ta kintu no keneri wiwe ngo nkibure ukuvuga ngo ya umuntu agira umutima mwiza cyane nimvuga ibindi ndakabya kuko muziho byinshi cyane ko tuza tunumva n'umuntu mwavanye kure cyane twavanye kure urumva ni ya hose Chocho ndakimuzi daddy niko bimeze daddy wa daddy ni uone daddy no daddy arabantu kuriya babaho bashize bafite neza bafite poids uni evangeliste Kofi pasteri revera seretanda byose kabisa ayakire muzi ibintu byinshi Kofi ni wa muntu ushobora kugira ibyumweru bibiri aba mu mahombi yari genza nkubita gucya ngiye kwisengera ngiye gusenga kwaje akubita gucya nkama musanga ari mu mahombi tweri iwe ni ameze gute ameze ati ari maze gukubitana nawe nka gatatu ngiye muri gahunda yaje ngiye kwisengera nje nyine kama mukubita nkamusanga ari mu mahombi wenyine kavuga ati kabisa hari abantu baza basenga ukabona ko abantu kweri ni ibintu nyine bihari ariko abandi ukabona ni ikintu kabisa ukabona amavuta ntabwo ari yayandi ayo yavukanye na amavuta nyayo cyo kintu cyo ndakimuziho kabisa n'umusenzi wo ku rwego ikindi umuntu ukunda gusenga cyane n'umuvuga butumwa arabwiriza neza mu bavuga butumwa beza hano i Burundi arimo ndetse n'ahandi mu muvuga butumwa uzuvuga kabisa ijambo kumva ko ijambo rishitse avugisha ukuri ikindi muziho n'umuntu ukunda abantu n'umuntu akunda abantu cyane n'umwanga kweri yoba okay twavuga ko ndaco afite yoba atamuzi ariko abamuzi kabisa abamuzi neza gutya tibogira ico kibazo Hello bakozi bani Masha TV turabaramukije muri mwese tubaye mwire cyane mwaramutse bivanye naho uri barimo kutura kuri televiziyo tugwaye ikaze kuri laptop tugwaye ikaze mu modoka tugwaye ikaze uri no munsi tugwaye ikaze rero wisange muri kino kigano cuno munsi rero harakantu umunani bagwa cyane mu mbabarire ndashimira abantu bose bakoze subscribe kuri ni Masha TV channel yanyu ariko ntimufite password nije nyifite mukomeze mwihangana umunsi mwezobeza password mukirebe ico kiganiro none oga mwijire mwisanzure muone na ya makote yose muzamunyiriza views nikako bimeze rero twagase muri ya content yanyu nziza cyane mukunda y'amafoto agenda atandukanye for many now ni episode ikurikira ndi kumwe n'umutumirwa Ewan je kubganje ndishimye ubunyine hano sinzi we rero mukunda wowe uri hano sinzi uko wishimye tugwaye kaze nyakubahwa pianiste Moses kubera iki kure kuba nyakubahwa igihe nikigera nzamuva ariko nikavuga ko twumshe kamakuru hari igikwe vuba hari abageze kugwanurira oya ntabukwe uko bawo kumva hariya ntabwo tugwaye ikaze kuri ni Masha TV ari nabwo bwa mbere kwashika kabisa Imana igwezagire cyane asandi cyane twakurondeye kenshi uradukubita gutya oya ahubwo ndimwe je ngira ikibazo sawa ndemeye ko sakwera turi imbere ya kamera ariko ku ruhande ni akibazo so ino content yacu ngene imeze mwereka ifoto y'umuntu ukavuga izina rye aje kumuvuga ibintu bitatu muzi ibintu bitatu muzi none uvuga izina rye utabasha kumumenya kabasha kumukubwira akibazo kabisa uri tayari ndi tayari turatangirana n'uwo muntu
umushumba Revera Jude. Yego. Ibintu bitatu muzi. N'umuntu uri sociable cyane. N'umuntu ukunda abantu mu bisanzwe, umuntu useka. Akunda abantu, akunda no guteza ibikorwa imbere. Gibbs. Byabaye binaho. Ukomeze. Cyane. Ubu ni Nzungu and Fari. Ni famille nziza cyane, bakorera nyizi mu gukorera Imana. Nzungu acuranga, araririmba. Ni famille nziza cyane kandi barashigikirana. Je ndabakunda, ni inshuti zaje cyane. Se kubuvuze ngo Nzungu ni famille nziza cyane ikorera Imana, ni kiye kintu wo bukundira Nzungu? Ikintu mukundira, ikintu cyambere nkundira Nzungu ni umuntu uvugana na buri muntu wese, nawe ni sociable cyane. Mu bantu bamuziho ico kintu kabisa aragushoboye kandi aritonda, tagira menshi. Turamuramukije ari hose Nzungu. Yego cyane kabisa. Uyu ni Michel Makanika. Yego. Ico muziho ni intwari mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni umuntu mwiza, ko bamuvugaga n'ukuntu byagaragaraga, ni intwari cyane kabisa mu bwoko bw'abanyamurenge. Yego. Uyu Ndutira mami. Ikintu cyambere muziho ni umuntu uririmba neza. Azaririmba kabisa, n'umuntu utarufite gahunda akayigira. Ico ndakizi kandi ikindi muziho azatera haleluya n'umuntu warusinziriye akika. Ikindi muziho n'umuntu uri sociable nawe. Unizawakiza Patrick. Ikintu muziho commentaire nziza zigira gahunda mu ikanisa. Icyakabiri nawe ni umuntu uganira n'abantu, nawe nuko cyo kintu arakigira cyane kabisa. Icyagatatu agira nawe ni umutarami, n'umusenzi arasenga. Cyane. Uni Patrick daddy wa daddy. Patrick. Ukintu muziho byinshi. Muziho byinshi iwe twara n'abanyiga. Umuntu uri sociable biteye ubwoko wo ku rwego. Umuntu ukunda guseka. Umuntu ugira umutima mwiza, yo guha n'ibyiwe byose cyane pe, kubera umutima agira. Jenza nibuka igihe kimwe twakaza je kugeza n'ubu tuza twambarana ibirato, amashati, ta kintu no keneri wiwe ngo nkibure. Ukuvuga ngo umuntu agira umutima mwiza cyane. Nimvuga ibindi ndakabya kuko muziho byinshi cyane ko tuza tunumva n'umuntu mwavanye kure cyane. Twavanye kure, urumva ni hose. Dairo dadi. Bose baraza kuba ba dadi. Ikintu muziho ni umunyamwuka. Ni umunyamwuka, arasenga, ni umuririmbyi ufashe abana babandi nyine bajya basinze. Umuririmbyi kabisa. Ikindi muziho azi kuzamura abana, azashigikira abari muzi. Ico ndakimuziho kabisa. Ni byinshi nawe, ni byinshi. Uni Trezoro zikama. Trezoro zikama neza. Muziho ibintu byinshi. Aritonda cyambere, aritonda ku rwego twahuye ahantu sineba umuntu kuntu yitonda n'ukuntu muzi. Aritonda. Icyakabiri azi kuririmba. Umuhanga ateye ubwoba kabisa. Ari abantu bazaririmba ukabona nyine ko baracisha ariko nasanze ari umuhanga uteye ubwoba. Azi no gucuranga. N'umwana mwiza kabisa, umwana mwiza cyane. Evangeliste Rwiyereka. Ovasile. Avuga ijambo neza, avuga ijambo riri ku murongo kandi ico muziho ntazahisha.
avugisha ibintu kandi kindi muziho ni umutaramyi n'umusenzi ya Mbabazi Patrick Daddy za Daddy uniwe Daddy muri microphone ndagweza arabazi bavuga Daddy Daddy kuriya baza barutana ariko kubera ko iwe turamenyeranye cyane n'umuntu tugendana mwivuga bitumwa kenshi cyane ya urumva muziho ibintu byinshi kabisa muziho ibintu byinshi umwana mwiza agira umutima mwiza azikuririmba n'umwuka mu basore bazaririmba n'umwuka kabisa afite umwuka mwiza cyane n'abataramutumira kumuzamutumira ndabizi iyo bamutumira urabushikiriye kuri liste abantu mu byumve kasa mu mutumire cyane kabisa Daddy ego uni missionnaire kiriki muzo ibintu byinshi cyane abantu bagira kuri uyu mutima mwiza kiriki ni uwa mbere cyane abantu benshi bazamutse Kigali kirika bifitiyemo uruhare rwinshi cyane rwinshi sino bivuga ariko abantu bazamutse muri barabizi ni menshi umuntu wa mbere ushigikira ntagira ivange azashigikira buri muntu wese ugira impano ikindi agira umutima mwiza ugiye ahantu udafite yo gushikira kuvuye Bujumbura ugiye ni kwa kiriki iwe imiryango yiwe irakinguye ni ukuvuga ngo ni umwana mwiza cyane na madamu wiwe kabisa n'abantu beza woba hantu yobana nabo no muvuga ibintu byinshi ariko turabakunda cyane kabisa uvuga gati kindi utari umuzi yo kiriki kuba bamwitangwa n'umuproducer n'umuproducer kumuproducer wo ku rwego ziriya ndirimbo nyinshi si n'umuproducer cyane gusa ahimba indirimbo ahimba n'indirimbo hari indirimbo nyinshi muzamwumva ari we wazikoze ariko aca bugufi ntimwona bimenye cyane n'indirimbo nyinshi ziza zibisirimba ni uzikora hariya ni wo ku rwego kabisa ya Aime Frank Daddy bamukunda cyane kabisa ya ni umuririmbyi mwiza wo ku rwego kabisa wo ku rwego rugezweho kabisa azaririmba nawe ukumva n'umuntu waruwica afite gahunda uzabama wigira nukuvuga ngo ni umuririmbyi mwiza kabisa arafashe azi indirimbo z'igitaramo nyinshi kabisa zindirimbo azagatuta mbese cyane ni umuntu uzuja ku gatutu kumva ko ubwiza bw'Imana buraje kabisa ikindi muzi azkwambara still azkwambara ako kantu narakarebye ndakabona kabisa ya n'umuntu mwiza uhagaze neza kabisa yego Richard Zebedai Daddy Daddy Charles Zebedai ibintu muziho Charles Zebedai yo umuririmbyi w'umuhanga w'umuhanga kabisa wo ku rwego azi kabisa pani ibintu zo kugira zo kujenje ikindi muziho nawe aritonda cyane kandi ni umusociable nawe ni umuntu uzi kuzamura abandi biteye ubwoba azi gushigikirana mu rwego kabisa kandi aririmbana umwuka cyane muziho ibintu byinshi cyane ni umuntu utagira ubushishi aza kanda gutya n'ifaranga yoguha ifaranga zose afite cyane niko kantu naniye kubaza ubwo bushishi ariko nukuvuga ngo ni umuntu uzi kurekura ifaranga kabisa cyane coco ndakimuzi Daddy niko bimeze Daddy wa Daddy uwo ni Daddy no Daddy ari abantu kuriya babaho bashize bafite bafite poa uni evangeliste Kofi Pasteri Revera Seretanda byose kabisa ayakire muzi ibintu byinshi Kofi ni wa muntu ushobora kugira ibyumweru bibiri aba mu mahombi yari genza nkubita gucya ngiye kwisengera ngiye gusenga kwaje akubita gucya nkama musanga ari mu mahombi kweli
iwe ni ameze gute ameze ati maze gukubitana nawe nka gatatu ngiye muri gahunda yaje ngiye kwisengera nje nyine kaba mukubitana musanga ari mu mahombi wenyine kavuga ati kabisa hari abantu baza basenga ukabona ko abantu kweri ni ibintu nyine bihari ariko abandi ukabona ni ikintu kabisa ukabona amavuta ntabwo ari yayandi ayo yavukanye ni amavuta nyayo cyo kintu cyo ndakimuziho kabisa ni umusenzi wo ku rwego ikindi ni umuntu ukunda gusenga cyane ni umuvugabutumwa arabwiriza neza mu bavugabutumwa beza hano i Burundi arimo ndetse n'ahandi ni umuvugabutumwa uzuvuga kabisa ijambo kumva ko ijambo rishitse avugisha ukuri ikindi muziho ni umuntu ukunda abantu ni umuntu akunda abantu cyane n'umwanga kweri yoba okay twavuga ko ndaco afite yoba atamuzi ariko abamuzi kabisa abamuzi neza gutya tibogira ico kibazo Apotre Paul Gitwaza muzehe none sidaki ni muzehe none arenze kuko tuza tumwumviririya hejuru ni umushumba ufite amateka meza cyane mu murimo w'Imana ni umuvugabutumwa kandi ukuntu muzi zamwumva bamuvuga neza sidakubona cyangwa se novuga ngo ndabuzi cyane ariko avugwa neza afite amateka meza kuvuga utaramona uko twigeze kubona hirya ejo usengera mu ikanisa rye okay cyagihe ntabwo yarahari twari dutumiye gusa then bisanzwe cyane kabisa yego yitwa Fofo Aline Apendeki basa bacanga kubera ukuntu twabaye inshuti cyane yitwa Aline Apendeki TV show ikintu cyambere muziho ni umuntu ugira keya nziza agira keya pe gira keya ushobora guhura nawe atanakuza ariko ikintu cyitwa keya arakigira kandi urumva umuntu ugira keya ni umuntu mwiza mu bisanzwe kandi azi kuririmba muri bekazi zimwe zikomeye zifashe zo mu Rwanda harimo kuko njya mbona baking n'abantu benshi kabisa ni umuntu nyine wo ku rwego rutari urwacu Chris ukuza yuko umugore waje yitwa Chris ndamukunda ni umunyagipindi turahura gutya ariko ndamukunda guys agira morale nyinshi arasesa ico nico muziho yitwa Nyabitanga ico muziho nawe ni umuntu w'amamorali menshi kandi arasetsa Peter Daddy muzi ibintu byinshi Daddy muziho ni umuntu uzi kuririmba gira gitaramo bene ca kindi kijya gishitse neza ica kabiri arasenga mu baririmbyi baza basenga ibujumbura ari mwo kabisa arasenga niyo muntu wigeze kugira ukwezi ari mu mafungo nimba ari ukwezi ndibaza ari mu mafungo gusa nukuvuga ngo umuririmbyi kabisa ufashe ikindi ni evangeliste avuga ijambo uretse byo kuririmba umuntu uzi ijambo arasoma ijambo kandi muziho byinshi n'umwana mwiza cyane Siyana ibintu muzi ni umuhanga azi kuririmba kandi n'umwana mwiza sindamubona arakaye zamubona azaseka gusa simuzi cyane ariko ibyo bintu ibyo noba muzi yego umushumba
umushumba ni umwana mwiza cyane wa umwana mwiza n'umuntu uvugana n'abantu bose azaseka azasetsa niwe wa mbere kandi kindi muzi azi gushigikira mu bantu wenda bashigikiye ku rwego umushumba rimwe kabisa n'umwana mwiza pe ko twageze kubona muzamukora comedy je nawe oya yigeze kumaza n'umwana mwiza cyane arasetsa none ndamaseka gucya mu kiganiro kazamburaho ndeba nahoje just n'umwana mwiza kabisa Kinoro mami Kinoro n'umwana mwiza mu baririmbyi baha ibujumbura neza afite amavuta kandi afite amavuta umuririmbyi mwiza kandi tuzakomeze tumushigikira kuri umuntu ufite ibintu byiza no kumushigikira kenshi turakorana ikindi muziho aritonda kandi arasenga Kinora arasenga arantu tuzadukubitirana gucya mu masengesho atarimwo sente atarimwo iki bagira ministeri yabo bazasengeramo niyo nzambasanga kenshi naravuze ati aya mavuta afite aho azava bien fait biganiro bimira none iwe muzi ibintu byinshi cyane byinshi n'umusenzi wo ku rwego kabisa umusenzi arafasha ikindi muziho aza kora indirimbo aza yicara gutya indirimbo nka 300 zigatibuka mu madakika n'umuntu nukuvuga ngo azi ijambo niyo mpamvu kenshi azi ijambo cyane musuke dadi no mana yaje we muzi ibintu byinshi musuke n'umuntu wa mbere umuririmbyi uzi kwitonda musuke n'umuririmbyi uzi kwitonda wubahiriza umwanya cyane umwana mwiza no mu mivugire yiwe no mu mikorere yiwe aritonda muri byose cyakabiri agira urukundo ruteye ubwoba yewe sinzi niwe kabisa agira urukundo zambona kabisa rufashe kabisa cyane muziwe byinshi cyane byinshi Galas muzi mu miririmbire y'ubwoko bw'abanyamurenge nibwo nigeze kumubona wenda ibindi sinzi cyane naramubonye ariya nabonye nawe ntari biryiwe araseka n'umwana mwiza wenda ibindi si nibyo muzi Ben and Chance abantu beza n'abantu ibo baza baseka gusa n'ibyishimo n'abantu beza bo ku rwego kabisa n'abana beza icya kabiri ni ababyeyi bakorera Imana mu murimo w'Imana nibyo mbaziho bakora indirimbo z'Imana nziza zigezweho indirimbo zikagenda ahantu hose kibazi kandi bagira n'urukundo rwinshi Israel Mbonyi dadi kabisa Israel Mbonyi ntabwo turahura sindabona iyo bahati yo guhura nawe ariko ni umwana mwiza mbona nawe agira ibyishimo byinshi kandi jewe ndabantu bagira ibyishimo umuntu uzuseka gutya tuzaduhura kamba numva kera ndahwereye mbona afite ibyishimo byinshi kandi mu bantu bafite indirimbo zifasha muri iyi si zifasha isi ni number 1 arimwo kabisa rero ndamukunda kabisa Trezoro ni bandi munyamigeri ni batumuzi umuntu uri sociable ugira ibyishimo nawe byinshi cyane ikindi muzi azi kubyina
yo azi kubyina gutya azabyina gutya ukamushira neza kamushwanya kagutya ya kandi azi kumva n'umuramyi mwiza zaidi indirimbo z'Imana cyane Chris watch films ya ibintu bitatu muzi ko Chris ni umwana mwiza mu bantu benshi bazamutse Chris arufite mu ruhame ya ni umwana mwiza aritonda nabaza yisekera gusa ni umunyabyishimo tagira menshi ya ni umuntu ukora umurimo w'Imana muri bya social media ya akora umurimo w'Imana ko ntabyisa zashira bazamuna ari by'Imana gusa ya ese niwe Eva ya ntabwo muzi cyane kabisa yitwa sendi inshuti yaje cyane yitwa Kabuye kintu muziho ni umukozi w'Imana akorera Imana ya and ya na ngoma Jose ya ngoma Jose dadi umuramyi mwiza ni umuhanga cyane kuri piano jewe igihe naje niyo wacuranga ari igihe naje yanyeretse azi piano cyane kabisa kandi umuntu wicisha bugufi nkamusubiye iwacu online dadi Sams ni wa dadi uni dadi okay ubimuzi ibintu byinshi wa inshuti yaje kabisa ari abantu kuriya muca mu bintu byinshi nyine muzi ibintu byinshi ni umwana mwiza uzi yazamuye impano z'abantu benshi mu muntu uzamura impano z'abana benshi bayi Bujumbura afite n'uruhare kabisa mu muntu twabanye neza mu muntu ugira urukundo agira urukundo rwinshi cyane ikindi muziho ibintu byinshi wa kuvuga noneho karangiza umuntu ufasha abantu benshi abantu baza agafata video nta n'ifaranga wamuhaye niwo wamuhaye urekura n'ifaranga z'akanda akanyenyeri gutya nayo kandira niwe wa mbere ikindi muziho ni umukozi w'Imana akora umurimo muri social media muzo gufata iby'Imana ya kandi ikindi muziho azarekura nyine amahuzu yiwe n'amagenda nkabona ishati nuko yigiye akoza n'uvuze utwariza abandi benshi zatwaranye nyine utwaye ikintu cy'ubundi uzitwaraga ujya nawe uzitwara nk'ibyawe inshuti nyine mumenye si kwa ubaya uzamureba umuntu ngo ufite nk'ishati nziza nyine atarayambara nk'ishati uzumubwira ati ishati keneye ugomba kuja kuri program ugomba kuja mwivuga to cyane n'ikindi tumuziho nuko yashatse n'ikindi zo gushaka gabyo ngo yashatse neza none asigaye ambwira ngo jewe ngo yenda cyari umwana nakarakweza program gikwerere merci ni umuramyi mwiza uramye indirimbo z'Imana ni inshuti yaje ni umwana mwiza aca bugufi ya ni umuririmbyi ufashe muri iki gisagara bataramutumira nibakomeze bamurebereye cyane yitwa pianiste Mugisha ya pianiste Mugisha ibintu bitatu muziho ni umukozi w'Imana ukora umurimo wo gucuranga acurangira Imana ni umwana mwiza pe ikindi muziho ni inyangamugayo kabisa ikindi muziho ni iki azi gutera
araka video kiye kigeze gushikira cyane yateroga yacuranga kako katumye umuntu amenyekana cyane gusa nyina arabigira kandi ibyo ndibiza biza nta mwuka usanga bose unity of the church n'abakozi b'Imana nzi mu murimo wa social media twarahuye n'ejo bundi mu Rwanda bavuga nyine kenshi bavuga ibintu bitari okay bavuga bakomanta nyine mu bintu by'amakanisa ibiki n'abakozi b'Imana bakorera Imana neza yego simbazi cyane ariko zo inda nivyo mbazi nk'abakozi b'Imana bagira cyangwa kuri social media yego Moze naduherera amafoto yacu waze neza Imana igwezagira ikomeye umwanya waduhaye ukwaza kubaza nkabutatu gusa kandi bworoshe darimo ibintu biri haye cyane kabisa ikibazo cyambere kiravuga ati ese niki Moze sakunda kurya Moze sakunda kurya umutsima umutsima utuntu tworoshe iyo yari utuntu tworoshe za yamarara yikanga azara nawe icyo cyambere cyakabiri kucerekeye udufuru udufuru ndazikunda cyane nzanje cyane ikibazo gikurikira ati kiravuga ati Moses turetse tuzi ko yari umuririmbyi Uvira aja kuba umucuranzi gute nijye yari akoze kuri keyboard hari muri 2000 na kangahe ari okay siza nibuka neza ariko ni za 2019 gutya 2019 nibwo natangiye kwiga numva kare wari umuririmbyi nasi mpano y'uburirimbyi yagiye gute cyangwa nawe uracayifite kubitema kantu amaturangiza tawo menya okay tiragendira hari tuzaza dukoresha ariko wenda nico gihe biza ari igihe wa tawuzi wigira kutwo tubazo narifite wakoze cyane Imana igweza yego kabisa God bless you nakazi kera kandi n'abatarakora subscribe bakomeze bakore bagushikire cyane kabisa turabakunda cyane subscribe nta kantu gusaba kandi siko naje bagende bakore subscribe kuri Moses official number 1 wakoze cyane